ngira ngo niba nawe ukurikira ndetse n'udakurikira byanze bikunze ibi bintu yabimenye ubu mu Rwanda ingingo igezweho no kuba hashyizweho Ministri Mushya w'Intebe ngo akaba ari bwana Dr Justin Nsengiyumva wasimbuye Dr Edouard Ngirente wari umaze imyaka 7 n'amezi 10 ubwo ni imyaka hafi 8 hari kuri uyu mwanya. Dr Nsengiyumva rero wagizwe umukuru wa guverinoma y'u Rwanda yarasanzwe ari guverineri wungirije ntago ari mushyashya muri guverinoma y'u Rwanda. Nta nubwo ari umuntu woroshye, nta nubwo ari umuntu usanzwe na gatoya. Mwibutse ko utaba Ministri w'Intebe uri umuntu nyine woroheje mu buryo bw'inshingano n'imyanya waragiye unyuramo y'ubuyobozi. Uyu mugabo rero yarasanzwe ari guverineri wungirije wa banki nkuru y'u Rwanda kuva muri Gashyantare 2025, ariko ntago ari ibyo gusa kuko yagiye akora imirimo itandukanye haba mu Rwanda no mu mahanga, kuko nk'ubwo yagiye ahabwa inshingano zitandukanye muri guverinoma y'Ubwongereza. Yakozemo akazi gakomeye cyane, abongereza nabo baramwirahira, ndaza kubigarukaho wenda. Gusa icyo nshaka guhita nkubwiraho cyihuse ntago ari ibyo ngibyo, ahubwo ndashaka kukubwira ngo nibyo Ministri w'Intebe yakuweho Edouard Ngirente nyine asimbuzwe nguyu Justin. Ariko wahita wibaza uti bigenda bite iyo Ministri w'Intebe avuyeho cyangwa se kuwe kuri izo nshingano? Bigenda bite, ni iki gikurikiraho? Yego nibyo hashyizweho undi twabyumvishe, ariko se ni iki gihita gikurikiraho nyine iyo wari uriho avuyeho? Ubundi ingingo y'116 y'itegeko nshinga ivuga ko Ministri w'Intebe ashyirwaho kandi akanavanwaho na Perezida wa Repubulika, ariko abaministiri, abanyamabanga ba leta n'abandi bagize guverinoma bo bashyirwaho na Perezida wa Repubulika, ariko amaze kugisha inama Ministri w'Intebe nyine aba yashyizeho. Ingingo rero y'124 y'itegeko nshinga ivuga ko iyo Ministri w'Intebe yeguye cyangwa se avuye ku mpamvu yari yo yose bituma n'abandi bagize guverinoma begura. Wumve neza ko kantu, impamvu iyo ari yo yose yatuma avaho, yaba yeguye, yaba yegujwe, cyangwa izindi mpamvu, yaba ari impamvu y'uburwayi cyangwa indi mpamvu nyine iyo ari yo yose yatuma Ministri w'Intebe avaho, ibyo biba bisobanuye ko n'abagize guverinoma bose, iyo guverinoma yarayoboye, abari bayigize, abaministiri bose bahita begura. Ibi bivuze ko ingingo y'124 iha Ministri w'Intebe uvuyeho inshingano zo gushyikiriza Perezida wa Repubulika ubwegure bwa guverinoma. Gusa abagize guverinoma bakomeza gukora inshingano zimwe na zimwe zisanzwe, ariko hari ibyemezo baba batemerewe gufata. Ngo washobora kuguma mu mirimo mu gihe guverinoma itarahinduka, ariko hari ibyemezo nyine baba batemerewe gufata bitewe wenda n'uburemere biba bifite. Iyo rero ubwegure bwa guverinoma bumaze gushyikirizwa umukuru w'igihugu, no kuvuga Ministri w'Intebe amaze gushyikiriza ubwo bwegure nyine Perezida wa Repubulika, noneho Perezida wa Repubulika aba agomba gushyiraho guverinoma nshya. Ka gatatu k'ingingo y'114 y'itegeko nshinga kavuga ko guverinoma yeguye ikora gusa imirimo ya buri munsi kugeza igihe hashyiriweho indi guverinoma. Amategeko rero ateganya ko Perezida wa Repubulika agiriwe inama na Ministri w'Intebe ashyiraho guverinoma yubahirije ihame yo gusaranganya ubutegetsi, gukurikiza imyanya imitwe ya politiki yabonye mu matora y'inteko ishinga amategeko no kureba ababifitiye ubushobozi. Iyo Ministri w'Intebe mushya amaze kurahira, abaministiri bagize guverinoma nabo bararahira. Birumvikana nyine umukuru wabo cyangwa se ubayoboye iyo amaze kurahira, nta kindi kiba gisigaye nyine nabo baba bagomba guhita barahira. Bishoboka ko rero abari ba ministiri muri guverinoma yariyobowe na Dr Edouard Ngirente wakuwe ku nshingano bagumaho cyangwa se hakinjiramo abashya, ariko bose bongera kurahira inshingano nshya. Bivuze iki? Bivuze ko iyo Ministri w'Intebe mushya amaze kurahira agiye gufatanya na Perezida wa Repubulika gushyiraho guverinoma nshya, abaministiri bashya, nukuvuga ko abo niyo abari bari muri guverinoma ya mbere
bagaruwe bagiriwe icyizere bakongera bakagarurwa ku nshingano bari bafite, nabo barongera barakarahira bundi bushya hatitawe ku kuba n'ubundi bari baramaze kurahira mbere yuko bajya kuri iyo myanya bari basanzwe bariho, barongera bakarahira bundi bushya kuko nyine abari guverinoma nshya itangiye bakarahirana na Ministri w'Intebe mushya, ubwo imikorere nayo igahita iba mishya. Nuko nguko ibintu bita bigenda. Ahangaha rero ushobora guhita wibaza ngo uyu mu Ministri mushyashya washyizweho ubundi Dr Justin Nsengiyumva ni muntu ki? Nari nabikubwiye ko Dr Nsengiyumva yari asanzwe ari vice guverineri wa banki nkuru y'igihugu Beneri, umwanya yagiyeho ku itariki 25 Gashyantare 2025 asimbuye Dr Edouard, akaba rero asimbuye Dr Edouard Ngirente wari kuri izo nshingano kuva muri 2017. Mbere yaho rero uyu mugabo yabaye umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Uburezi kugeza muri 2008. Mbere yaho nabwo yari umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda, akaba rero afite impamyabumenyi y'ikirenga yakuye muri kaminuza ya Leicester mu Bwongereza. Ministri w'Intebe mushya afite ubunararibonye mu bijyanye n'ubukungu, nk'ubwo yakoze imirimo ijyanye no guteza imbere za politiki, amategeko ajyanye n'ubukungu n'ibindi bijyanye nabyo. Ni ukuvuga ko ikintu cyitwa ubukungu kabisa ni inzobere muri cyo cyane ariko ku rwego ruhambaye. Mbere yo kuba vice guverineri wa banki nkuru y'igihugu yakoze mu Bwongereza, aho yari umujyanama mukuru mu by'ubukungu muri guverinoma y'Ubwongereza mu biro bishinzwe imihanda na gari ya moshi cyangwa se Office of Rail and Road kuva muri Mata 2016. Uri kumva icyo kintu? No umuntu ufite ububasha buhambaye. Nibaze namwe nyine umuntu murabizi ukuntu igihugu cy'Ubwongereza gikomeye, ni kimwe mu bihugu bya mbere bikomeye ku isi mu bintu bigiye bitandukanye, haba muri politiki, gifite ijambo rikomeye muri politiki y'isi, ndetse no mu byemezo bigiye bitandukanye bifatwa ku isi kiba kibifitemo ijambo. Kikagira kandi igisirikare gikomeye. Mu bijyanye n'igisirikare ni igihugu gikomeye, kuko muranabyibuka ko nta nubwo ari ibya none, kuko kuva kera mu myaka ya kera mu binyejana byinshi bishize, ubwami bw'ubwo bw'Abongereza bwahoze ari ubwami bukomeye cyane, ubwami bwagiye bwigarurira ubutaka hafi kimwe cya kangahe cy'isi yose kijya mu biganza by'ubwami bw'Ubwongereza, ndetse kugeza n'ubu buracyari ubwami bukomeye, kuko nk'ubwo hari ibihugu byinshi byitwa ko byigenga ariko biri muri ubu bwami, bikontororwa n'ubu bwami, biripotinga kuri ubu bwami. Hakaba hari n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, ibyemezo bikomeye ibyo bihugu bitafata umwami w'Ubwongereza atabibyemeye cyangwa se atabigizemo uruhare. Ni igihugu rero gikomeye, ndetse no mu bukungu n'icyasigaye, kuko ni kimwe mu bihugu bifite ubukungu bwiza mu isi. Urumva rero kuba umunyarwanda nk'uyu nguyu yari afite inshingano zikomeye muri iki gihugu, muri guverinoma y'Ubwongereza, akaba yari afitemo imirimo nk'iyi ngiyi, ni ikintu gikomeye kandi cyane. Uyu mugabo kandi yakoze nk'ushinzwe ubukungu mu ishami rishinzwe abakozi n'izabukuru muri guverinoma y'Ubwongereza kuva muri Mata 2014 kugeza muri Mata 2016, imyaka 2 yose. Urumva ikijyanye n'ubukungu n'ubundi nicyo kigarukamo mu byo yagiye akora byose. Yabaye kandi umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Uburezi hagati, ubwo ni mu Rwanda nyine, hagati ya Werurwe 2008 n'Ugushyingo 2008. Yabaye ndetse umunyamabanga uhoraho muri Ministeri y'Inganda n'Ubucuruzi hagati ya Kamena 2005 na Werurwe 2008. Uyu mugabo kandi yakoze nk'ushinzwe gahunda n'umushakashatsi muri Refugee Action hagati ya Kamena 2009 no Kuboza 2013. Ni umugabo w'umunyamashuri cyane, wize bishoboka, kuko urumva yageze ku rwego rwa Dr, rwa afite PhD. Uyu mugabo rero iyi PhD cyangwa se impamyabushobozi y'ikirenga mu by'ubukungu yayikuye muri kaminuza ya Leicester mu Bwongereza hagati ya 2011 na 2015.
urumva ko rero aha ni naho yize mu Bwongereza, bahise banamutera imboni bamuha iriya mirimo nyine igiye itandukanye nagiye nkubwira. Uyu mugabo kandi afite masters mu bijyanye n'ingamba z'ubukungu n'imicungire yabwo, yakuye muri kaminuza ya Nairobi, n'impamyabumenyi y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza mu bucuruzi yakuye muri Catholic University of Eastern Africa. Ariko se uyu mugabo mu by'ukuri urumva ubushobozi afite butamwemerera mu by'ukuri guhabwa uyu mwanya? Hanyuma se umufite icyizere kingana iki ko azitwara neza kuri izi nshingano? Reka nkwibutse ko ba Ministri b'Intebe b'u Rwanda rwagize kuva mu 1994 bagera kuri barindwi. Uwa mbere ni Dr Faustin ntabwo ari dogiteri, ni Twagiramungu Faustin. Uyu nguyu akaba yaragiyeho ku itariki ya 19 Nyakanga mu 1994 kugeza ku itariki 31 Kanama 1995. Uwa kabiri ni Pierre Celestin Rwigema kuva ku itariki 31 Kanama mu 1995 kugeza ku itariki ya 8 Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2000. Mwanya wa gatatu habayeho Bernard Makuza kuva ku itariki ya 8 Werurwe mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugeza ku itariki ya 7 Ukwakira 2011. Uyu nguyu muri rusange niwe wayoboye imyaka myinshi, imyaka igera kuri 11, akaba nta wundi wari wabasha kubigeraho. Undi warugerageje gukora imyaka myinshi igera hafi mu 8 n'uyu nguyu nyine Dr Edouard Ngirente wasimbuwe. Nyuma ya Bernard Makuza rero hagiyeho Pierre Damien Habumuremyi kuva ku itariki ya 7 Ukwakira 2011 kugera ku itariki 23 Nyakanga 2014. Akaba yaraje gusimburwa na Anastase Murekezi kuva ku itariki 23 Nyakanga 2014 kugeza ku itariki 30 Kanama 2017. Uwa gatandatu yabaye Dr Edouard Ngirente, yagiyeho kuva ku itariki 30 Kanama 2017 kugera ku itariki 23 Nyakanga 2025. Wa karindwi rero n'uyu nguyu mushyashya washyizweho ni Dr Justin Nsengiyumva, wagiyeho nyine kuva ejo ku itariki 23 Nyakanga 2025 kugeza igihe tutazi azamara kuri uyu mwanya. Hagati ariko akandi gashya nanone kuri uyu Ministri mushya wagiyeho, hari ikintu cyitwa amateka kwisubiramo. Ahangaha naho habayeho ikintu gisa naho ari amateka yisubiyemo, aho itariki imwe ko Ministri b'Intebe babiri batandukanye bashyiriwe mu nshingano. Uyu Dr Nsengiyumva Justin wagizwe Ministri w'Intebe akaba yabaye nyine wa karindwi ushyizweho kuva mu 1994. Icyatunguye benshi cyangwa se icyatangaje benshi nuko itariki yagiriyeho ihuye neza neza niyo wabaye Ministri wa gatanu w'u Rwanda rwagize yashyiriweho. Ku itariki 23 Nyakanga 2014 nibwo Perezida Kagame yagize Anastase Murekezi wari Ministri w'abakozi ba leta n'umurimo, Ministri w'Intebe w'u Rwanda, akaba yarasimbuye kuri uwo mwanya Dr Pierre Damien Habumuremyi. Uwo yarasimbuye rero yaramaze iminsi 1020. Ari no kuvuga ko yaramaze imyaka 2 n'amezi 9 n'iminsi 16 kuri uwo mwanya, kuko yari yahawe izo nshingano ku itariki ya 7 Ukwakira 2014. Itariki rero n'ukwezi Murekezi yaheweho inshingano ihura neza neza niyo uyu Dr Justin Nsengiyumva yazihereweho, kuko bombi ni ku itariki 23 Nyakanga. Bishoboka ko ari uguhurira bisanzwe, kuko mu bandi bagize guverinoma bitari byarigeze bibaho. Reka rero ngushimire kubwo kudutega amatwi no kuduha umwanya wawe. Reka ubwo dutegereze icyo uyu Ministri mushyashya wagiyeho w'Intebe azakora, dutegereze icyo azageraho. Reka tumwifurize ishya n'ihirwe mu mirimo ye. Wakoze cyane gukurikira OT7 Talks. Ibihe byiza nibyo tubifuriza.